reka duhe ikaze nanone abantu bakurikiye Rwanda 24 TV nkuko mubimenyereye rero mwaje mubidusaba cyane ariko noneho uyu munsi nageze mu Gihisi nkuko muri kubibona hagiye kubira umupira ugiye utandukanye ugiye guhuza imirenge ariyo Kagame Cup ariyo igiye guhuza Busasamana na Kigoma nahanga bigiye kubera rero turaza gukomeza tubageze uko biri bugende bikurikiranaho turi buze kuganira n'abayobozi bagiye batandukanye ba kapiteni b'ikipe bakatubwira ukuntu ibintu bimeze reka tubane nka Rwanda 24 TV turaza maze ku munota wa mbere kugiye kumumuriza abana ibi ni ibiki iminota ibiri ya mbere umupira utagiye wambaye nimero 18 ikipe Kigoma dushimire nanone abakurikiye Rwanda 24 TV mbibutsa ko turacyari mu Gihisi ku kibuga cyo mu Gihisi aho hari guhuza imirenge igiye itandukanye muri Kagame Cup umurenge Kagame Cup aho umurenge wa Busasamana uri guhura n'umurenge wa Kigoma ndi kumwe n'umufana hangaha rero ufana iyihe kipe jewe ndafana jewe nitwa Maniraho Antoine ndumusaza w'imyaka 56 yego naje gufana umukino w'umupira wa Busasamana rangiye mu gice cya mbere cyatangiye Busasamana bayitsinda kimwe ariko biza guhinduka Busasamana itsinda bibiri ese ni iyihe tekinike bakoresheje nkawe nk'umufana wabonye tekinike ya mbere babonye je nk'umusaza nabanje guhamagaza isoko ntimuze muha amaso muryoherwa iyo yari intsinzi ya mbere tekinike ya kabiri mbwira abantu bose muza n'ingoma niseka je nk'umusaza ndahinduka nk'umupfumu niyo no twataha n'uyu munsi nk'umufana mu mateka yanjye nabaho n'ubwa mbere nishimye mushime n'abafana bamfashije itsinzi yo ni cya gatatu mu gice cya kabiri reka undi ugiye gutangira wibwira abakurikiye Rwanda 24 TV okay nitwa Mbigambi Honest Honest ese ni mu gice cya kabiri nk'umufana wa Busasamana muyiteguye gute je mu gice cya mbere nanavuze ko byanza bikunze dutsinda bibiri kandi twayibonye none agiye ku gice cya kabiri turabona ibindi bibiri reka tuze kureba ntago ari we ndi kumwe nawe gusa ndi kumwe n'undi mugabo ahangaha ugiye gutangira wibwira abakurikiye Rwanda 24 TV nitwa Kagenzi Pascal ntuye mu murenge wa Busasamana kenshi na kenshi nakurikiranye imikino myinshi hano kuri training center hano ku kibuga cyacu dutegura umukino kandi tuba twawuteguye ngiye nakomeje kuvuga kare yuko Busasamana ntago ipfa gutsindwa ndetse n'umurenge wa Kigoma ntago wadutera ubwoba hari n'umurenge wa Mukingo kandi Mukingo yari ikomeye cyane twarayitsinze 4-0 ubwo ntago Kigoma yaza kudutsinda ntago bishoboka match turayifite yego murakoze cyane abo ngabo bari abafana ba Busasamana umurenge wa Busasamana ese igice cya kabiri biraza kugenda ute reka tuze kubana nabo Rwanda 24 TV iracyaha tubereye nge n'ibyiringiro Samuel twari turi kumwe igice cya mbere kirangiye aho Busasamana itsinze ibitego bibiri kuri kimwe cya Kigoma ndi kumwe n'umusesenguza ahangaha reka mu ncamake atangira twibwira ubundi atubwira uko ibintu bimeze ahangaha ku kibuga murakoze amazina ni Byiringiro Eritier nkaba ari ngiye uyoboye itsinda ry'abanyamakuru bari hano muri studio yo kuri iki kibuga hano mu Gihisi ukuntu nabibonye rwose uyu mupira ni umupira watangiye rwose umupira watangiye ubona umurenge wa Kigoma watatse ku rwego rwo hejuru ndetse kandi uko kwataka ni kwaje kuvamo ubusa kuko ku munota wa gatatu wonyine ikipe ya Kigoma yari yamaje guterekamo igitego sinzi ngo habaye kwirara gusa ku bw'amakosa y'abadefanseri yabayeho ku ruhande rwa Kigoma byaje gutuma ku munota wa 8 ikipe ya Busasamana yishyura igitego kimwe bari batsinzwe ndetse ku minota ya 35 baza gushyiraho agashinguracumu
babarusha ikindi gitego nuko igice cya mbere cy'umukino kirangiye nuko nakibonye. Nkawe wari uhari twitega iki mu gice cya kabiri kigiye kubera ahangaha cyane ko muri aka karere ka Nyanza mu hirya no hino mu mirenge itandukanye hari kuba umurenge Kagame Cup ariko by'umwihariko tukaba turi ahangaha ku kibuga cyo mu Gihisi ahari guhuza Busoro umurenge wa Busasamana n'umurenge wa Kigoma. Ni Kigoma? Yego ni Kigoma. Ese mu gice cya kabiri twitega iki? Mu gice cya kabiri icyo rwose mbona twakitega byanga bikunda ntago twahamya yuko intsinzi Busasamana ifite mu biganza cyane kuko buriya umupira uridunda buriya birasaba Busasamana gusigasira ibyo yagezeho ndetse igaharanira kugera ku birenze kandi nanone ku ruhande rw'ikipe ya Kigoma birasaba gukora cyane kugira ngo nigira n'ibyo iri bubone cyangwa se nitagira ikibona iharanire icyubahiro. Buriya byanga bikunda gutsindwa ahanini yego nago bishimisha sinikosa kuko n'ubundi mu kibuga biba bigomba kuba ugomba gutsindwa kunganya. Icyo twasaba ahubwo bo bakoresha imbaraga byibura bakaza kurinda icyubahiro cy'umurenge wabo kugira ngo ni haba no gutsindwa ntibatsindwe byinshi. Urakoze cyane tugushimira, reka dukurikira igice cya kabiri turaza kugaruka nyuma tuza kureba noneho uko umupira uri buburangiye hano kuri stade. Yego murakoze cyane, reka dukomeze duhanga amaso umupira tugiye gukurikirana hano mu Gihisi. Yego murakoze cyane, reka dukurikira igice cya kabiri ahangaha mu Gihisi turaza gusubira nyuma aho turi buze kuganira n'abatoza n'abayobozi b'imirenge bakatubwira uko umupira waje kugenda. Murakoze. Umve ubutumwa bugendanye n'uyu munsi nyakubahwa umuyobozi w'ibirimo rusange mu karere kacu ka Nyanza, umuyobozi w'umurenge wa Kigoma, abakozi b'imirenge ya Kigoma na Busasamana, abakinnyi b'amakipe ya Kigoma na Busasamana, abaturage mwaturutse muri mirenge yombi mwiriwe mwese. Nagira ngo mbashimire ko mwashe kwitabira iyi gahunda ino tariki aho mu karere kacu ibibuga bitandukanye biri kubera imikino yitiriwe umurenge Kagame Cup, imikino itandukanye ihuza imirenge y'akarere ka Nyanza. Twagize amahirwe yo kuba hano kuri iki kibuga cyo mu Gihisi hagiye guhurira amakipe y'umurenge wa Kigoma na Busasamana y'abahungu, tuba turi kumwe n'umuyobozi w'imirimo rusange mu karere kacu. Banagira ngo muhakanya kugira ngo agire ubutumwa duha bujyanye n'iyi gahunda, hanyuma nasoza dore umwanya abakinnyi bacu kugira ngo banoze ibya nyuma bisaba kugira ngo bitegure kujya mu kanya gatoya tudatinze. Umuyobozi nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana arakoze. Nagira ngo mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere kacu ka Nyanza mbanze nshimire mwebwe mwese mwitabiriye aya marushanwa y'umurenge Kagame Cup. Ndashimira cyane abagize uruhare mu kuyategura kugira ngo tugere kuri uyu munsi. Haba hari imyiteguro myinshi yabanje kandi kugira ngo iyo myiteguro ikunde ni uko haba hari ababigizemo uruhare duhereye ku buyobozi bw'imirenge turi kumwe hano Busasamana ndetse na Kigoma n'abandi bafatanya, ariko hamwe namwe mwaje gushyigikira iyi mikino n'abakinnyi nabo baje kutugaragariza impano zabo. Ndabashimira mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere. Nagira ngo kandi muri uyu mwanya dushimire n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Impamvu tubushimira ni uko buba bwaradutekerereje bugatekereza umwanya mwiza nk'uyu nguyu wo kugira ngo abantu duhure dusabane twidagadure nyuma ya gahunda nyinshi abantu baba barimo bagire umwanya wo gusabana binyuze mu mikino. Rero mpagaze hariya harimo abajene bavuze bati se hajemo na gahunda ya leta, kugira ngo mbonereho kubabwira ko aya ni amarushanwa yitiriwe amahame y'imiyoborere myiza, imiyoborere ishingiye ku muturage, kugira ngo mbabwire ko kuba turi hano ni ukubera imiyoborere myiza y'igihugu cyacu. Kandi buriya iyo tuvuze imiyoborere myiza ishingiye ku muturage tuba tuvuze iterambere ry'umuturage. Rero bimwe cyangwa se mu mahirwe afasha umuturage kwiteza imbere harimo no kumufasha guteza imbere impano ze binyuze mu mikino cyangwa se mu myidagaduro. Muri urwo rwego
nagira ngo mbashishikarize ko iyi mikino twazakomeza kuyitabira abantu bakagaragaza impano zabo kugira ngo n'igihugu kibafashe kuziteza imbere, yiteze imbere, biteze n'imbere igihugu cyacu. Mboneyeho kandi n'umwanya wo kugira ngo nsabe abantu twese twitabire myiza. Natwe uko turi hano turimo turahamya yuko igihugu cyacu gifite imiyoborere myiza, kubera ko uyu mwanya cyatugeneye twabonye ko ari ngombwa kandi tuwubyaza agaciro twitabira iyi mikino. Nagira ngo rero nafashe umwanya munini mwongere ndashimire cyane, basabe yuko twaza kuryoherwa n'imikino tugiye kureba kandi mwifurize intsinzi amakipe yombi. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Ntago ngarutse ndi njyenyine, ndi kumwe n'uhagarariye urubyiruko muri uyu murenge wa Busasamana. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Watangira wibwira abakurikiye Rwanda 24 TV. Murakoze cyane, nitwa Hakizimana Abubakar, abandi umuhuzabikorwa w'urubyiruko muri NYC mu murenge wa Busasamana. Ese Abuba, iyi ntsinzi muyishimiye gute aho umurenge wa Busasamana utsinze umurenge wa Kigoma? Ni intsinzi ikomeye cyane, dutegereje aho ubona abaturage bose bo mu murenge wa Busasamana bose bari bamanutse, abayobozi bo mu tugari twose bamanutse, ndetse ukabona ko n'urubyiruko rwari rwishimiye zino match. Ni ukuvuga ngo ni match twiteguye gutsinda, kubera ko Kigoma akenshi iyo tugiye gukina nayo iba ari match ikomeye cyane, tuba twiteguye ko tugomba kuza guhangana nayo ku rwego ruri hejuru. Hirya no hino muri aka karere ka Nyanza hari kubera n'ubundi uyu murenge Kagame Cup ya marushanwa. Ese ndizera Busasamana bitarangiriye aha ngaha birakomeje. Ese mwiteguye gute kuzahura n'iyindi mirenge? Nta kikuraho kuba twebwe iki gikombe tugomba kugitwara, kubera yuko ekipe zose tugiye gukina nazo zirabizi neza ko ubundi ibi bikombe byose byatahaga muri Busasamana. Uretse ibikombe bibiri tumaze kurata nabwo tubiratishijwe no kwibwa, kubera ko abasifuzi baba bahengamye, ariko ubundi burebye ibi bikombe rwose nta wundi bimerita uretse Busasamana. Nk'umuyobozi w'urubyiruko, dusoza nihe message waha urubyiruko rwo muri uyu murenge wa Busasamana no mu karere ka Nyanza muri rusange? Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo abajene bo mu murenge wa Busasamana buri munsi dukora ubukangurambaga kugira ngo twitabire ibikorwa byose bya leta, kugira ngo twitabire ibikorwa bitugenewe nk'urubyiruko, kubera ko urubyiruko turi ku isonga. Aho dushyigikiwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, aho ashyira urubyiruko imbere, kubera ko ni twebwe imbaraga z'igihugu. Buri munsi rero, uyu munsi wacikanwe wagomba kumbona muri iki kibuga, kubera ko nitozanyije na ekipe kuva gutangira kugera dusoza. Aho ariko nabuze 18 ku munota wa nyuma, bikubera yuko nahariye bari umuntu banje kugira ngo ndetse nabo ndeberera kugira ngo nabo batera agapira turebe ko twatwara iki gikombe. Yego, turagushimiye. Murakoze cyane. Ku kibuga cy'umupira ahangaha mu murenge wa Busasamana mu kagari ka Kavumu, aho tugarutse nanone ndi kumwe n'umusesenguzi agiye kuza atubwira ukuntu match yagenze, ukuntu yayibonye, ibyari byitezwe, ese byari bimeze gute? Tuguhaye ikaze, ugiye gutangira wibwira abakurikiye Rwanda 24 TV. Murakoze cyane Samu, nizeye ko nawe umeze neza. Ariko yes, nitwa Kevin Tuyishime, nijye wogeje hafi no mukina, ariko ikintu nabashije kubona amakipe yombi nta automatism, icyo bita kumenyerana mu mupira w'amaguru ntago bigeze bigaragara. Wenda reka mpere nko ku ruhande rwa Busasamana, urabona yuko elema zirimo byibura twakitezeho yuko zizi umupira, ariko ntago zigeze zikora ibyo zisabwa. Wenda sinzi wenda nimba ari imyanya bagiye bahindura, nk'uwitwa Mangara bakinaga muri defense, ariko uyu munsi coach Mbongera yahisemo kumushyira kuri attack. Nzi neza yuko wenda bitiza nawe mumufasha, kubera yuko yagaragaye nk'aho ari umuswa, kandi mu by'ukuri yakundaga kuganya duel, ariko nta mugayo bari bafitemo uwo bita Claude, umunyezamu wa Nyanza. Sinzi wenda niba kiri umunyezamu wa Nyanza, ariko wabonaga mu by'ukuri ayobo defense cyane. Hanyuma ku ruhande rwa Kigoma harimo element ebyiri cyangwa eshatu, wari witwaga pasi wacaga kuri wingi y'iburyo. Urabona ko uwo pasi niwe wari ufite byibura ambulance cyangwa se kwirukanga ku ruhande rw'ikipe ya Kigoma. Birumvikana neza wenda ko bashobora kuzabikosora mu mikino ya kabiri, bazareba uburyo bahanahana amapasi. Wenda bashobora kuba baziza wenda nk'ikibuga kibi, bakavuga bati ntago byakunze ko pasi zikunda, kubera yuko harimo imigina, umupira urakubita hasi ukidunda, byasabye ko ukina mu kirere cyane, niba mu mupira utagiye kuryoha. Uzarebe n'ibitego bagiye batsinda, ni ibitego nyine bubona bitateguwe, baje umupira yawutakaje pa mwiza mu mazi, ariko maze kubona yuko byibura agikina. Amazi ni umuntu ubona ugifite karite yo gukina umupira mu by'ukuri. Keve, wabonye byapfiriye hehe? Kuko uko biri kose umurenge wa Kigoma wabanjije gutsinda Busasamana mu munota umwe n'igice wa mbere, cyane ko n'abajene bari biteguye cyangwa abafana bari barahanga ku kibuga bumvaga ko rwose Kigoma babonaga kiri butsinde, ariko Busasamana yaje gutungurana. Wabonye byapfiriye hehe? Buriya ikintu bita home advantage irakora, icyo bita kwakira mu rugo. Buriya
kuba uri imbere y'abafana bangana gutya biguha ambulance cyangwa se biguha morale so ntabwo bigeze baterwa ipfunwe no gutsindwa igitego cya mbere ahubwo bakoze icyo bita winning mentality gutsinda bakoresheje ubwenge bavuga bati turi mu rugo tugomba gukora ibishoboka byose abaturage bari hano tukabaha ibyishimo icyo cyabaye rero bishyura iki gitego babasha no gukora igitego cya kabiri cyo twita muri football comeback so ubwo ikintu numva Kigoma yabuze ni ugutinya cyane Busasamana yubashye Busasamana cyane bituma yibonamo ikindi gitego cya kabiri bituma noneho Busasamana nayo yiprofita kuba iri imbere y'umufana kuba ino ku kibuga cyayo imenyereye ahubwo ngiye byantunguye nari nzi ko wenda Busasamana ibuze gutsinda nka 3-1 kubera yuko bonaga physique irabarusha karite z'abakinnyi irabarusha ikintu nicyo cyagiye kiba ku mikino yombi mu minota ya nyuma ese Kigoma ko yari iri hejuru cyane ubona ko iri kugenda yataka ishaka kwishyura ese abantu banatubwiraga ati baramuka habayeho kongera iminota rwose Kigoma ishobora gutsinda bikarangira ari binganye byagezeho Busasamana iva mu mukino iharira Kigoma nyine nabikubwiye yabuze karite nta rutayizamu ifite wenda ishobora kurangiza mu izamu bagenderaga ku mukinnyi witwa Pasi abandi bagiye binjiramo n'abanyamabo bita ba Rubel nta kintu mu by'ukuri bagiye bafasha ikipe ya Kigoma cyane ko mu murenge wa Kigoma bahise bahinduranya abazamu kubera yuko n'ubundi bavuga bati uriya wa mbere ntago ari mwiza bahita bashyiramo uwa kabiri mwiza uriya rero wa kabiri mwiza yatumye byibura bagaruka mu mukino bamenye ko nta makosa menshi yigeze akora nubwo ari mugufi mu by'ukuri ikindi ibihagararo ntago bishimishije ku makipe yombi gusa nanone hejuru y'isaha cyaba ari dero niyo mpamvu Busasamana yatsinze Kigoma reka tugushimire Kevin teguha ikaze abakurikiye Rwanda 24 TV aha twari turi ni mu Gihisi mu kibuga cyo mu Gihisi aho umurenge wa Busasamana wahuraga n'umurenge wa Kigoma aho birangiye ari ibitego bibiri ku gitego kimwe bibiri bya Busasamana kimwe cya Kigoma ariko si ibyo gusa turi kumwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana Bizimana Egide tuguha ikaze kuri Rwanda 24 TV murakoze cyane yego umupira intsinzi muyifashute mu gice muri uyu mupira wahuje Kigoma na Busasamana birashimishije ndagira ngo mbere na mbere nshimire abakinnyi b'ikipe y'umurenge wa Busasamana umuhate n'imbaraga bakoresheje ari muri uyu mukino n'imyiteguro bagize kugira babashe gutsinda rero intsinzi irashimisha ariko buryo intsinzi igerwa ari uko umuntu ayiteguye twariteguye rero ku buryo kuba tugeze ku ntsinzi nta gitangaza kirimo ko twari twiteguye kandi twizeye ko tuzatsinda ndashimira abakinnyi rero nkashima na ekipe muri rusange n'abaturage b'umurenge wa Busasamana baje kwitenga mu bitugu yego umurenge Kagame Cup uracyakomeje ese abakinnyi ni iki mubateganyiriza ni iki muteganyiriza abakunzi b'uyu murenge wa Busasamana cyane ko bitarangiriye aha ngaha bigiye gukomeza murakoze ibyo turakomeza ariko ibyo duteganya ni byiza kandi byinshi kuri uyu mukino wa mbere twari twavuganye yuko bamara gutsinda umukino wa mbere turushaho gutegura no kurushaho indi mikino izakurikiraho twiteguye ko n'indi mikino izakurikira izagenda neza mu myiteguro ndetse n'itwizeye ko tutageraho kuko Busasamana si igitangaza yuko yatwara iki gikombe kuko tuba twiteguye kandi dufite ikipe nziza twabonye abafana bari benshi cyane aha ngaha kuri iki kibuga baje gushyigikira uyu murenge yaba urubyiruko yaba abakuze ese n'iki wabwira abaturage dusoza bari baje gushyigikira uyu mukino wahuje Busasamana na Kigoma icyo nabwira abaturage cya mbere ni imikino turimo ni imikino yo kwitoranya kwa Perezida wa Repubulika imikino yitwa umurenge Kagame Cup ikaba ari imikino yo kwimakaza ihame ry'imiyoborere myiza mu gihugu cyacu icyo tubasaba no kugira ngo dufatanye aribo ndetse n'abayobozi kuva ku mudugudu akagari umurenge twese dufatanye kugira ngo twimakaze imiyoborere myiza mu murenge wacu ariko twimakaze tunashyigikira imikino kuko imikino ni ubusabane n'ibyishimo abaturage baba bafite nicyo nabasaba no kugira akomeze babe hafi ikipe yawe kandi mbashimira cyane ko uyu munsi wabonetse yego nka Rwanda 24 TV turagushimiye murakoze cyane nanjye ndabashimiye reka dushimire abari bakurikiye Rwanda 24 TV ahangana narindi ni mu Gihisi aho umupira urangiye umurenge wa Busasamana utsinze umurenge wa Kigoma ibitego 2-1 nka Rwanda 24 TV tuzakomeza tuhababere no mu bindi bikorwa mu zindi match ziteganyijwe mbibutsa ko iyi match nimwe mu murenge Kagame Cup wari uri kubera ahangaha ku kibuga cyo mu Gihisi mbibutsa ko no mu karere kose muri rusange ugize aka karere ka Nyanza nabo bari gukina umupira ariko twe tukaba twibanje uyu munsi kugera kuri iki kibuga cyo mu Gihisi aho umupira wahuzaga umurenge wa Busasamana n'umurenge wa Kigoma reka mbashimire rero abakunzi ba Rwanda 24 TV tuzakomeza tuhababere nshimira abadukurikiye nshimira abakinnyi nshimira abayobozi mwese nago nakibagirwa no gushimira cameraman wanje Gift wari uhari njyewe nari Byiringiro Samuel kuri Rwanda 24 TV